ikijyanye na ekonomi rero ntushobora gukira ntushobora guhembwa amafaranga menshi FPR itabizi ariko bose bavuga ko baje kubohora u Rwanda tuvuga ngo nabo baremera ko u Rwanda rukiboshye noneho kumva nabo badushyira mu kindi nk'igitebo none uvuga ngo FPR yadushyize mu muryango Habyarimana dushyira mu bwato bwa muvoma nundi waze yadushyira mu kindi nicyo kibazo dufite gikomeye cy'ubutegetsi bw'u Rwanda ni Burundi bamaze kudusigaho urabona ko nk'ubutegetsi bwa Tanzania wabonye ko manya kugerera Magufuli yavuyeho ubutegetsi ntiyaba n'akaduruvayo mu vice president arakomeza ahubwo buza abantu baburaniye na muri Gacaca bashyizwe n'ibanga tubyihorere gusa ni ibintu twibikira hariko Gacaca ibyo yakoze kuko ariko birumvikana hari hakwiriye buriya mu za Gacaca wenda nabyo tubigiyemo hari hakwiriye kuba abanyamahanga baza ariko abantu babiri barwanaga umwe ari hejuru y'undi undi aramubyukanye none wa undi umubyukanye agiye kumucira urubanza ibyo bintu se ntabwo kenshi byumvikana badufashe nk'umureti batuteka umureti wagombaga kuribwa wa amagi ntago yaribwa atamenetsemo umureti ari byo bitambo abantu bagenda bahura nabyo havuga nti wasenye abantu muri banyaye yagize nabi waje adutera igipindi usezeranya abantu amatunda kwaza amatunda yikombere kandi ukagira ugasanga abo wabeshyaga niwo yitwariye wenyine abandi bakuguye inyuma gusa niyo shitani namaganye noneho havuga nti nta cyagize itangiriro cyabuze iherezo urumva gusa ntago tuzagukumbura shitani amina aleluya barangije bati tubabushyize mu muryango umwe turababohoye ukibaza mu by'ukuri ninde waruboshye nkanjye ntabwo nari imboshye urugero rwanjye mubwire ntacyo nari imboshywe nabo aboge naraboshywe kano kanya kuko niba mbuzwe uburenganzira bwanjye nkirukanwa ku kazi nkabona ni gukorerwa ivangura ryavangura ariko riwa abantu benshi twakwita apartheid vuga ngo niba ujya kwakiranga muntu kwaka passport umwe akayihabwa undi ntayihabwe nta justification apartheid yagenderaga ku ruhu ariko bashobora kuza apartheid igendera ku bitekerezo ni ukuvuga ngo kuko tudahuje ibitekerezo kanaka ntabwo agomba gushinga akabari ngomba buri gihe kumuzanaho inzego z'umutekano nkavuga ko ari we wisha amategeko kandi uwo baturanye atayisha kubera iki mu bantu twibuka bahagaritse genocide tutakwibuka koloneli Kanyarengwe kandi ari we yoboraga FPR uruva atarimo akantu cyangwa yari iturufu yo kugira ngo bamudukinge mu maso kuki kano kanya tutajya duha umwanya w'icyubahiro Perezida Bizimungu Pasiteri ko yatuyoboye neza ariko ibintu byose hano barabitangira bigatangira 94 bikahita bitangira na nyakubahwa Paul Kagame nta Rwigema uvugwa nta Kayitare uvugwa nta ba Mustu bavugwa barabagande rwose no bari bambaye uniform za Uganda nubwo kano kanya bajya bansita bavuga ngo Museveni nta kintu yabafashije ari byo wo wa muco mubi tunafite wo kutazirikana umuntu wagufashije ukanga Rujugiro yaragufashije ko mupfuye utuntu duke ukanga Rwigara yaragufashije urumva nibyo wumva ngo nuza harimo mu nyangire erega hari icyo mu Rwanda biranasitsa agiye nkunda gukurikira ibi program yo zigezweho ntago wakwibagiza imyaka ingahe mu cyunamo twumva indirimbo za Kizito kuko ngo yapfuye gusa cyangwa yafashwe no gutegetse bukagira icyasha umushyiraho indirimbo za Kizito turazibura Ben Rutabana agiraga indirimbo nziza kandi izi ndirimbo nta hantu zihuriye n'wenda no kwiyahura no kujya mu mitwe y'intuza kuko abandi barazikina angenza abaririmbyi bera amakuru bishakira bagomba kumenya bakayabwirwa n'abandi batari aba guverinoma kuko guverinoma yo uburyo ikora iritaka cyane niyo yabaye ya mbere mu gushyiramo abagore niyo yabaye ya mbere ibintu byose ngo nabambere urumva ariko nyamara raporo nyazo z'abazungu ahubwo ibintu hafi ya byose babari abanye kongeye kwasuza mwese abakurikiye umurongo uhurijwe hamwe uriho Pax TV na ukuri mbona ubu turi kumwe na Karasira tugeze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro twabanje kubaha ikiganiro kivuga ku ndirimbo bitabye inama bitaba Imana yatuganiriye byinshi atubwira byinshi binyuranye ubu mu gice cya kabiri tugiye ku ndirimbo yenshya niyo iheruka ni indirimbo yise Shitani abandi bamwita Satani Lucifer n'ibindi byinshi ariko wajya kuvuga Shitani yashatse kuvuga iki ntago tumuvugira turi kumwe nawe Karasira bansuza abantu babundi ndabasuza mwese mudukurikiye mbashishikariza gukora subscribe like na share no gushyiramo commentaire kugira ngo ubutaha uzamenye ibyo tuzabagezaho iyo shitani rero nashakaga kuvuga ni shitani mwese muzi twebwe nk'abantu b'abakirisitu yewe n'abasiramu menya bayita shitani ni hari imyuka ibiri
hari umwuka w'Imana, hakaba n'umwuka wa shitani. Muri iyo myuka rero uko biteye, icyiza cyose giharirwa Imana, ikibi cyose kigaharirwa shitani. Rero ikintu nakoze, nagiye ndeba mu binyamakuru, mu nkuru ngirwa n'inshuti zanjye, abantakaho amaganya kuri social media, amanama amwe namwe anyuranye, ibyo numva mu mateka, ndavuga nti ibyo ari byo byose ntabwo buriya abantu ari bo babi, kuko numvaga giyewe hari abantu nakundana mu mazina yabo, havuga nti wasenye abantu muri Banyahe yagize nabi, waje adutera igipindi, turaza kubigeraho. Igipindi ni uburyo bwo kubeshya, usezeranya abantu amatunda, kwaza amatunda yikombere, kandi ukagira ugasanga abo wabeshyaga niwo yitwariye wenyine, abandi bakuguye inyuma gusa. Numva ibintu byinshi, numva abapfakazi, numva imfubyi, bimwe bambwira bati kanaka niwe wabiteye, kanaka niwe watwiciye, kanaka yakunze ubutegetsi arabwiharira, aburutisha abantu abanaba badufashe nk'umureti, batuteka nk'umureti wagombaga kuribwa, amagi ntabwo yaribwa atamenetsemo umureti, ari byo bitambo abantu bagenda bahura nabyo. Urumva nkura ibintu byinshi, ngiye kubidekiriva rero ndavuga nti ntabwo najya kurenganya umuntu, kuko nagiye ndeba ndagwa abantu bamwe na bamwe. Nk'ubu tujya tuganira, hari uwo bita Simbikango, abantu baramuzi, Buriya kapiteni. Uwo muntu bijyari bizwi rwose ko ari umuntu ukomeye mu iyicwa ruzo n'iki. Hari umuntu bita Bagosora bajya bamuvuga. Bagosora we nta kintu kibimuziho, nuko nzi ko gusa yari secrétaire muri Meradef. Ibindi byo wenda abandi bamuvuga nabi, nabo bari bahanganye. Igihe ntabwo FPR niyo yari ihanganye na FAR, ntabwo nari ndi muri FAR, nta namwe ne wacu ufite muri FAR, no muri FPR sindimo. Ariko Bagosora iyo rivuze wumva ari izina riteye ubwoba. Hari kano kanya bagezweho nk'iyo bakubwira ngo bamujyanye kwa Gacinya. Nk'umuntu Gacinya ni izina, nta muntu wamukumbura wakwifuza kubonana nawe, tuvugishije ukuri. Ndetse n'ubu abajya muri kiriya kigo cyo kwa Kabuga, abantu bitwa ngo bahakanye ibyaha, hari umugabo witwa Karekezi, sinari namubona, ariko ngo nawe ateye ubwoba. Iyo uvuze ko ugiye kwa Karekezi ni ibibazo. Izo ni ingero z'abantu nguhaye. Ariko iryo zina Karekezi riravugwa, ni umuntu utambara imyenda ya gisirikare, ugendana kiriya Vigo, dore ko imodoka za Vigo zimaze guhahamura abantu mu Rwanda hose, gushimutwa. Ariko icyo nakubwiraga, n'abahitereri bose bavuga nabi ba Stalin, narabatekereje, ariko ndi kubatekereza mu modoka rwose ngenda mbona umuntu afite agahinja. Ndibaza, ese bari abantu tujya tuvuga bateye ubwoba nabo bigeze bawuduhinja? Umwanzuro wanjye ugereka ko dushobora kuba twarabaye uduhinja, tugahindurwa n'isi. Icyaduhinduye rero ni shitani. Niyo rero shitani namaganye, niyo shitani namaganye. Noneho havuga nti nta cyagize itangiriro cyabuze iherezo. Urumva? Gusa ntago tuzagukumbura shitani. Amina, aleluya. Ako kandi kago ntago tuzagukumbura. Nafatanije utuntu twinshi. Hari igihe mwibuke neza, hari igihe niba ari Guma mu rugo bari yaguma mu ntara yatangiye. Hari aka video kanyuzeho k'umuntu w'umumotari, ubundi abantu bibuka wakibuka, karika umuntu yagendaga avuga ngo ngo ntago tuzagukumbura nkotanyi, nkotanyi ngo ntago tuzabakumbura. N'umuntu wagafashe aho kantu, noneho giye mitafata shitani, bitanumva ko shitani bibi byose ikora nta wayikumbura. Ubwo nta muntu uteze amatwi yakumva ushatse kuvuga ngo hari ishyaka ugiranye na shitani? Oya, nari ariko ngewe bavuga ibigoramye imihoriga ikarakara. Ngewe icyo nkubwiye ni vocabulary nangiyemo muri lyrics text yanjye, nta uzagukumbura. Nako navanye ku mumotari wavugaga ngo nkotanyi mwe ngo nta uzabakumbura. Agenda yihuta, dujye hari jump road, menya abantu bari kugenda bajyaza mu ntara, byabaye itegeko byabindi abantu bagiye ari benshi cyane. Ako kantu ndakabona, ntago kuvuga ngo nta wagukumbura. Ni shitani nabonye shitani zinyuranye na emerenide. Kuki se bamwe bakumva FPR wenda nk'inkotanyi, kuki batakumva emerenide? Ko na emerenide nkurikije ibyo yakoraga ntago nayikumbura. Urumva? Noneho rero
ariko utanakomeza hari ikiryo cyisesa mu Rwanda cyangwa cyintera urujijo sije nyine ni benshi kibereye urujijo. Bamwe bitwa amashyaka, abandi bakitwa imiryango, abandi bakitwa ubwato, abandi bakitwa byinshi utayobewe. Bihuza bitandukanye. Biriya ni bimwe, ni bya bindi nyine bose ni bamwe, atari bose ni bamweme, ariko nuko ingoma zose Imana aho aruhukire mu mahoro, ariko ingoma zose nicyo kikwereka ko zenda gusa. Muvuga ngo Habyarimana niba twibuka ntuzagende mutoya ku buryo ntazi bya Kayibanda, ariko Habyarimana bafite ukuntu afata ubutegetsi yavuze ati mbavanye mu rwobo, ukagira ngo Kayibanda akora nta kintu yakoraga, kandi mu myaka 10 hari ibikorwa yakoze bigaragara. Ati mbavanye mu rwobo muri 76 ati mbinjije mu bwato bwa muvumo. FPR iraza itera muri 90 irarwana amasezerano ya Rusharaba bayarengaho, bararwana batsimbura. Habyarimana wari umaze imyaka 21 barangije bati tubabushize mu muryango umwe turababohoye. Ukibaza mu by'ukuri ninde wari uboshye, nkanjye ntabwo nari imboshye, urugero rwanjye mubwire ntacyo nari imboshywe nabo aboge naraboshywe kano kanya, kuko niba mbuzwa uburenganzira bwanjye nkirukanwa ku kazi nkabona ni gukorerwa ivangura ryavangura ariko riwa abantu benshi twakwita apartheid. Vuga ngo niba ujya kwakiranga muntu kwaka passport umwe akayihabwa undi ntayihabwe nta justification. Apartheid yagenderaga ku ruhu, ariko bashobora kuza apartheid igendera ku bitekerezo. Ni ukuvuga ngo kuko tudahuje ibitekerezo kanaka ntabwo agomba gushinga akabari, ngomba buri gihe kumuzanaho inzego z'umutekano nkavuga ko ariwe wisha amategeko kandi uwo baturanye atayisha. Ubwo rero twagira ngo ni ikibazo ntabwo nari ntandukira, ariko nicyo nakubwiraga, buri muntu wese akubwira ko ari kubohora. Nkurikira imitwe RNC ku maradiyo yayo, YouTube, RNC, RRM, FRN twarayumvise, uretse ko bagize ibyago bagatsindwa ku rugamba bibaho, ariko bose bavuga ko baje kubohora u Rwanda. Nuvuga ngo nabo baremera ko u Rwanda rukiboshye. Noneho kumva nabo badushyira mu kindi nk'igitebo, none uvuga ngo FPR yadushyize mu muryango, Habyarimana dushyira mu bwato bwa muvoma, nundi waze yadushyira mu kindi. Nicyo kibazo dufite gikomeye cy'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni Burundi bamaze kudusigaho. Urabona ko nk'ubutegetsi bwa Tanzania wabonye ko nyakwigerera Magufuli yavuyeho, ubutegetsi ntiyaba n'akaduruvayo mu vice president arakomeza. Tanzania ifite abaperezida batambuka neza, ijya bajyaga barebana umupira kimwe na Ghana, ukabona ba Gerard Wings undi bane abaperezida nta ubarinze, bose baraherekanye ubuyabasha. Ariko mu Rwanda habura iki? Mu Rwanda nta muperezida wari wabaho. No kuvuga ngo nuvuga ngo ubutegetsi bwabo bari bubi cyane ku buryo buvanwaho kenshi n'amaraso cyangwa bukavanwaho ujya gufungwa, cyangwa n'udafungwa akabikivume. Nk'ubu ngubu tujya tuvuga yuko FPR yahagaritse, je nongere nakavuga abantu iteka bajye bakibaza FPR yahagaritse genocide, niko bivugwa. Reka twemere ko ari byo. FPR yahagaritse genocide yari umuryango ufite ingabo zitwa APR. Kubera iki mu bantu twibuka bahagaritse genocide tutakwibuka Colonel Kanyarengwe kandi ari we wayoboraga FPR? Uruva atarimo akantu cyangwa yari iturufu yo kugira ngo bamudukinge mu maso? Kuki kano kanya tutajya duha umwanya w'icyubahiro Perezida Bizimungu Pasiteri ko yatuyoboye neza? Ariko ibintu byose hano barabitangira, bigatangira 94 bikahita bitangira na nyakubahwa Paul Kagame. Nta Rwigema uvugwa, nta Kayitare uvugwa, nta ba Mustu bavugwa. Ariko nguce mu ijambo gato, iyo bavuga intwari zarwanya urugamba, abasirikare babaye indashyikirwa barwanya urugamba rw'inkotanyi, izina Kayitare ntigaragare, ntibigire urwibutso. Rwigema ntavugwa. Rwigema wagiye kurwana na Mozambique warokirise bariya bose, urumva? Rwigema ntajya avugwa. Nubwo cyane ko nibura we afite uko yitwa Bugande, we ni Bugande iwabo mu gihugu cy'Ubugande, yiswe intwari isumba izindi mu mena. Ariko nabyo Kuki Kayitare ntahaboneka ntwari biriya bintu harimo amacenga. Nuvuga ngo Habyarimana amaze kuvanaho Kayibanda yagize ubumuntu. Habyarimana ntabwo yasuzuguraga abo yasimbuye bose ngo bagire zero, ngo bari zero, ngo aje ari we Kamara. Yakoze byibura yitiriye ku kibuga cy'indege Geregori Kayibanda. Ariko ni icyo cyonyine. Rwigema uretse kumwibuka kiriya gihe numvise ko na mushiki we yapfiriye no haje mu nyangire, nta n'umuntu abantu bagiye kumuhamba bari mbarwa. Biri mu bibazo byateye Sergt, nabo biganjemo abandi
baje gutara amakuru gutara inasi batari abanyamakuru. Sergt Robert afite icyo apfana na Rwigema jyayo. Sergt Robert aratotezwa zira ibyo ngibyo paka hunze bamushyiraho za nkuru, dore ko umuntu wese uvuye mu Rwanda atumvikana na leta iteka ari inkuru bagushyiraho kwiba amafaranga. Ubu bari gushyiraho abantu ngo gufata abantu ku ngufu, nibyo byageze kuri Christopher Kayumba n'abandi. Sergt nibyo bamushyizeho. Ubundi ingengabitekerezo yo ni twese bayidushyizeho, twarabyemeye ntacyo wahinduraho. Ko niba mvuga ko umuhanda utameze neza, Tom akabyumva ko akahita avuga ati ni ingengabitekerezo navugaho muri banyahe. Yoranda ati ni ingengabitekerezo navuga n'abantu bararengana. Ingabire Marima kiratu bafite ingengabitekerezo, nta kindi kintu umuntu yakora, urumva. Gusa usanga byenda gusa abantu bafite imvugo mbi. Habayeho ba Kantano, habaho ba bemera iki nubo yajya baha ubuhamya, habaho kangura ku buryo kubitandukanya na za rushyashya ntago biraruije ku cyane. Ariko kuri icyo kibazo cyaba ugenda uvuga banza kuri icyo kibazo wanze kirangiza mbone kubaza kandi warumbaje hari intwari, izo ntwari zitibukwa cyangwa zitamenywa. Banyamurangwa bafashe hariya mu mpuzamo, hari akafoto bandikaga ngo bafandi, nta n'amazina babo bafite. Kayumba yabaga arimo, Musita arimo, Colonel Ngoga ari muriya wapfuye nawe mu Marabira. Abantu bakitiranya ibintu bati wenda ziza amata ye yatambutsaga mu mujyi wa Kigali agurisha cyane, abandi bati wenda wamenya ari gukonkira n'Inyange. Ariko ibyo ni ibihuha, ntabwo tubyemeza, ntabwo twe dukwiza ibihuha, tuvuga ibihuha twumvise. Bangoga, bakaka, samukaka, yes bayibingira. Abo Kabarebe ntabwo namwumvaga cyane. Kabarebe namwumvise muri Kongo. Kabarebe ntabwo abandi batavugwa babitamazire ababitamazire ari uriya waguye muri Uganda, waguye muri Uganda. Araba baguye ibi byo imodoka kugonga, niba ari kugongeshwa cyangwa kugonga simbizi. Byatangiye hariya, urumva byatangiye hariya na Munyangire ngo yari barimo hariya. Nibwo ngo umuntu bavugaga batuye ngo ni igipinga yoherejwe no kwa Habyarimana, ibyo bamukoreraga simbivuze, ariko nabi murabyumva muri iyi ndirimbo. Karasira Aimable ntagize itangiriro cyabuze iherezo, gusa ntawe uzagukungura. Amen amen aleluya. Shitani we ntawe uzagukungura. Wigeze intama kandi urekerura, ntawe uzagukumbura. Witwaje igipindi ushitura benshi, utangira shuguri, utangiye ubukinduzi. Tumenye uriwe, wibagirwa bagufashije, utubibamo Munyangire. Shitani we ntawe uzagukumbura. Wigeze intama kandi urekerura, ntawe uzagukumbura. Watangije akandoyi, utangiza agafuni, utugira imfubyi, utugira abapfakazi. Ukoresha igitugu, utubiba mu bwoba, ucecekesha rubanda. Shitani we ntawe uzagukumbura. Wigeze intama kandi urekerura, ntawe uzagukumbura. Watunyaze gakondo, uhanika imisoro, bamwura basenyera, abandura bafunga. Ukoresha twatuzi, wongera ubushomeri, wimakaza ishimutwa. Shitani we ntawe uzagukumbura. Wigeze intama kandi urekerura, ntawe
kwiyahura. ngo ndabababarira nta bantu bakoze ibyo bintu bavutse ari beza nka za mpinja, ariko shitani rero hano nkubwira niba nta kindi abasirikare bo rero ni benshi bagiye babatwibagiza, ba Mustu, bandugute, n'abantu benshi kabisa barwanye kumva yafasha aha, ahubwo hari abo batararwanye mu by'ukuri, harimo bamwe batarwanaga bakigumira bakabaha amakuru, ariko abantu tuzi ko ngo barwanye bakamwirukansa akajya rebero akibarangura n'abandi kagira ibikomere, abo bose sinzi ko bari abana baherutse gupasinga kadete bamenya abasiniya babo ngo bajye babakurikize ibyo bagize, babamenya batadahari bababwira umuntu umwe gusa, ni umuntu umwe, ariko je numva no umuntu umwe akoze neza yajya bibutsa akabahwitura ko umuntu umwe ntabwo yakwifasha ruriya rugamba ibishoboka. Umwe nawe ibigwi bye tukabyemera ariko yari ikipe ntabwo Zidane yavuga ko yatwaye igikombe yibagiwe babakinnyi bakinaga ba Trezeguet bande icyo gihe waba ntibishoboka, urumva nguko uko bimeze rero ibintu by'ibutwari usanga harimo mu nyangire. Erega hari ibyo mu Rwanda biranasitsa, agiye nkunda gukurikira ibi porogaramu yo zigezweho, ntabwo wakwibagiza imyaka ingahe mu cyunamo twumva indirimbo za Kizito, kuko ngo yapfuye gusa cyangwa yafashwe n'ubutegetsi bukagira icyasha bumushyiraho, indirimbo za Kizito turazibura. Ben Rutabana yagiraga indirimbo nziza, kandi izi ndirimbo nta hantu zihuriye wenda no kwiyahura no kujya mu mitwe y'intuza, kuko abandi barazikina. Ngenza abaririmbyi benshi biyahuye kubera haraba mu kirere cy'u Rwanda. Uzaba intwari yaba ari indirimbo mbi. Hari indirimbo nuza na Ben Rutabana ifite indirimbo nziza, ariko izo ntazo dufite. Barazibu ni nkizi zanjye nyine tuzatuzibaha ku ma WhatsApp muzibike. Na Sergt Robert ndakubwira ko ize bashyitse bazihagarika. Nta ndirimbo none se y'umuntu ari ngo wenda tuvuga ko byabaye nubwo simbyemera ya turaduta twese nta ariko tuvuga ko yafashe umwana. Iyo afashe umwana ubuhanzi bwe aha aririmba ubutwari bw'igihugu. Ndabibonye ejo bundi mu gihe cyo kwibuka wa munsi wo kwibohora, indirimbo z'ingabo zose zirimo ifoto ya Sergt ntizongeye gucaho, bazivanyeho. Niyo mu nyangire mvuga ya hano rero, niyo mu nyangire mvuga yo mu Rwanda, nta kindi. Icyo ni ukuvuga ngo ibintu byose ubundi ni amafaranga abura, n'uyu mujyi bakawusenye wose bakawukuramo undi, nk'uko Nero yasenye Uburomani akongera kubakwa Roma nshyashya. Niba warabaye ukora iki, ntabwo ibyo bintu babishaka, urumva. Ibyo rero ni ibyo. Twakomeza wenda ku indirimbo tutarikomezaho, watangiye uvuga ko hari ibibosha u Rwanda byagiye biboha mu bihe binyuranye. Reka twe kwibanda ku mateka tujya aho duhagaze ubu. Mu bintu biboshye bikunze kuboha henshi muri Afurika hari ibintu bitatu: ironda karere, ironda koko, ironda nkomoko. Ibyo bintu bitatu nubishya muri context y'u Rwanda, mu buzima bw'u Rwanda rwa none, ubikurikiranyije ni iki kiboshye cyane kurusha ikindi uko ari bitatu? Ironda koko, ironda nkomoko, ironda karere. Shobora kuba ari ironda nkomoko. Unasobanure. Urabona ubutegetsi buturiho n'ubwa FPR yageze ngo ivanga n'abandi, ariko baturutse Uganda, bari abagande kwanza. Sinzi impamvu njya nabonaga nka Diane Rwigara bari kumwaka ngo ibipapuro ngo byuko ari umunyarwanda. Agiye nkibaza Kagame nawe niba barabimwatse, kuko Kagame yari umugande ushinzwe intelligence. Bari abagande rwose, no bari bambaye uniform za Uganda. Nubwo kano kanya bajya bansita bavuga ngo Museveni nta kintu yabafashije, ari byo wo wa muco mubi tunafite yo kutazirikana umuntu wagufashije, ukanga Rujugiro yaragufashije ko mupfuye utuntu duke, ukanga Rwigara yaragufashije, urumva. Nibyo wumva ngo nuza Uganda. Ndongo ibyo nakubwiraga, baje bavuye Uganda abenshi bafata nyine u Rwanda, bafata population isanzwe, ariko ugasanga ari mu gisirikare abakomeye bose n'abagande. Bo nabavuye Uganda n'abagande byari icyo gihe, ariko babaye abanyarwanda bitewe nuko bamaze kugera mu gihugu, urumva. Gusa ibintu byo mu Rwanda birimo amayeri menshi.
urabona nk'ubu harimo ikintu bita ndi umunyarwanda usanga ari ikintu gituma batubeshya yuko amoko atariho sibyo amoko ntariho uri umunyarwanda tukuru uva mu munyarwanda wese arabishoboye urumva William ndabyumva rwose ariko ukibaza ndi umunyarwanda ugiye ukavuga uti reka dukurikize ibyo kera baravugaga bati hatari abandi umunyarwanda kwa Habyarimana baravugaga bati abahutu abanaba nibo bagomba kujya mu gisirikare abatutsi abanaba nibo bagomba kujya mu gisirikare mu za ministeri abahutu abanaba nibo bagomba kuyobora ndako n'umubare w'abahutu ni kota niyo bitaga équilibre ethnique équilibre régional ibyo bikavugwa ku mugaragaro ariko ubu hariho ibintu bitavugwa ariko ukabibona ukajya mu bigo nka RGB ukajya mu bigo RDB ukajya muri Rwandeya wareba abantu utese wasubira nko kwa Habyarimana mu mutima wawe uti icyo bakurikizaga dore ko nuko umuntu asabara bikurikizaga ukahita ubona rimwe na rimwe isa nkaho byahinduranyije kuko nta kuntu ubona mu gihe habaye abamisi bose barareshya bose bafite tayi zimwe bapasinze kadete kose bose barareshya kandi nta n'itangazo na rimwe uba warumvise ribahamagara nta itangazo ryo kujya mu gisirikare ryo ribaho ariko itangazo ryo gufata bano bana bajya zabo ofisi cyangwa bajya muri intelligence iryo tangazo ntiyagura ijya rivuga ni ibintu bigenda natwe tutazi ko bigenda nk'abaturage kandi dutanga aho si yandi bita ubushobozi bw'inzego zifite ububasha ngibyo rero kandi nitwe tubateza imbere tubaha imisoro yacu ariko nibadushobora batumurikira finale gusa ahubwo nibatumurikira intangiriro byatangiriye urumva twakomeje rero n'indirimbo yawe mu gitero cya mbere uti ndatangira nti witwaje shuguri witwaje igipindi ushitura benshi uzana shuguri utangira aho ugiye munuza utangira uti nta cyagize itangiriro cyabuze iherezo gusa ntawe uzagukumbura amena reruya aho wageze kwikomozaho uvuga kudakumbura ugakomeza ugira uti shitani ntawe uzagukumbura uri ikirura wigize nta makuru ikirura ntawe uzagukumbura abadukurikiye turana mbahaye ko igihe ntanga ubushobozi ari indirimbo igice cya mbere twabivuze cyangwa igice cya mbere mwumvise ari iyo bitabye inama bitaba imana kuri radio Rwanda ntabwo mwayibona amahembe y'Ikaragwe iki ariko hano buri kiganiro ndaha uburenganzira wabishatse kuko je ntago biba biri registered copyright je ni nk'ivanjiri ntanga nuvuga ngo nanababwira na nimero yanjye ya WhatsApp dushobora no kuyandikaho ni 250 byo mu Rwanda 738 nuvuga ngo uwayishaka wese ndayimuha kuko nta Rwanda bitewe n'u Rwanda ibintu ruhisha no gushaka kwigaragaza neza ndavuga ubutetsi bw'u Rwanda ntibashobora gutangaza ibintu twe tuba twavanye kuri tere cyangwa by'amateka twanyuzemo badashaka ko babivuga iyi ndirimbo rero aho ngo turaza kwishyira irangira turayibaha mune mutanayibona turayibaha rwose natwe namwe uburenganzira bwa nyirayo oya rwose jewe ibintu byanjye byose bifite uburenganzira na radio zitavuga rumwe na leta kuko izivuga rumwe na leta zo zarayanze none zarabyanze zanze ibihangano byawe cyangwa zarabyangishijwe ntiwamenya ariko barabyangishije kuko hari indirimbo nigeze kujyana Butare haza abagabo bambaye amakoti baba bambaye amakoti smart kabisa ntabwo ari imyenda ya gisirikare none ribu yabonye imyenda mishya ntabwo ari ribu iriya si ribu buriya ribu ikora neza ribu turayitiranya hari abandi batari ribu batari na polisi menya ari iyo bita DMI cyangwa NSS ku buryo nazi indirimbo buryo nzikora ndirikodinga nkazohereza umuntu wanza akazaregistra kuko studio zose barazimbujije hari igihe studio zanga zose ngo zitanga amakuru igihangano kitarasoka kirimo kiba cyageze hanze uwo bita Taxireya ndagira ngo musuhuze ya mbere producer mwiza arambwira ati uyu munsi ntuhagere babagabo bene wanyu bahagize nese ni bande ati ni DMI ati bambujije musino Taxireya arazwi ushaka zamubaza ubwo nagize amahirwe nsigaye nzikore nzohereza hanze na Kizito yari yarashinze studio ye ku mpamvu z'uko ibihangano byasohokaga naganire nawe arabimbwiye yes urabona nkari hataka nyiri ubukozwe nk'aho ahandi
ngo ari lyrics amagambo yabyo ngo yoherezwa ahantu tutazi mbere yuko tunabirangiza muri stage. Niko bimeze rwose, abarimo abantu bagendamo ku ma studio akomeye, ibyo niko bimeze. None se ko umuntu wese atazabona ubushobozi bwo gushinga studio mu rugo iwe, amaherezo akaba yayo. Nicyo kibazo. Uragenda guha urugero rworoshye, nta muntu wari uzi damange. Ibi ni ugupfukirana abantu, ni nko gupfukirana ibintu biri kutogota, amazi niyanda azazamura umuntuza umufuniko w'isafuriya. Ni ugufata ikirunga kiri kujya kuruka ukajya hejuru ukagipfuka, ntabwo bizakibuza kuruka. Izi lyrics jewe nzajya nzandika nimbura aho nziririmba, nzishyire kuri Facebook, nzishyire kuri WhatsApp, nziha abantu bose. Ahubwo abantu bo hanze nibo bishobora bo bicurangira indirimbo muri ritime bashaka, ariko ibintu twabivuze kuko ntabwo ibintu biturimo nibwo bwoba FPR ubona ifite. Kayumba yaje, dosiye bazimukoreye, bamubujana agomba gukorera, idamange aravuze buriya bari muri Amerika, Trump baramushitingaga. Urumva ntabwo kiriya cyari ikibazo cyo gutinya umuntu nka Ingabire Victoire. Urumva gutinya umuntu nka Barafinda kugeza umujyanye ukamutera ibishinge, bafite ubwoba. Iriya ni paranoia, iriya ni paranoia kuvuga ngo ibitekerezo nibi binyuze mu itangazamakuru, mu banyamakuru dushyiremo bamaneko, ahantu hose bamaneko amafaranga barya ni menshi cyane. Iriya gereza Barafinda yashizwemo yo kuvuga ko atavugishwa, nge nyitagereza ni gereza y'ubwo bwoko. Iriya gereza ntiwayisobanura kuko ushobora no gusanga no muri bano bayobozi bacu hari uwigeze agira akatoroma gato. Urumva hari ubuyobozi hari benshi bayirimo, nari n'abayirimo nyine kugize batabima bijambo. Barafinda basanze kuko ari ko arwaye, abuzwa uburenganzira bwo kuganira n'abantu gute. Biriya ni igitugu, biriya rwose birababaje, ni ibintu tugomba kubwira amahanga. Nongere bisubiremo, ntago cogamuyaga kwiriye kubera mu Rwanda ku bwanjye igihugu cyitwara gutya. Cogamuyaga kwiriye kureba igihugu nka Ghana bateye imbere, igihugu nka Seychelles, bakajya bareba ibihugu uko bikurikirana bakabihishimwe bati mwateje. Abazungu rero ni babi hejuru yo gukurikirana amabuye y'agaciro yo gutuma abantu bagukorera mu byo bita geopolitique, ugafasha ibyo bintu birababaje cyane. Bo ukomeje mu gice cya kabiri. Igice cya mbere naravuze ngo witwaje igipindi ni siyasa. Ushitura benshi uzanye igipindi. Ijambo siyasa ntijyarizwe mu Rwanda rijeje bundi. Abo reka mbanze nanisobanurira. Reka nisobanure rwose ibintu bijye mu mucyo. Urumva ngewe nabaye umwana, ubu ndakuze, sinari nasaza mfitigenza, ariko hari igihe namenye ubwenge, nabumenye kera. Ariko ngewe igishitani mvuga, gishitani ikorera mu bantu, gishitani ndayibonye ndatangiye kuyumva muri 90. Ntago mbere nabonaga shitani ko ntago nabugome nabonaga. Nukuvuga ngo rero shitani y'icyo gihe yatangiye igipindi. Icyo gihe so uguca mu ijambo hakibaho no kwita amazina mu mwaka, buri mwaka witwaga amazina. Inani karindwi ari umwaka wo kwihaza mu biribwa. Umwaka uzogera kubaho muri kino gihugu. Ntago wabaho hari igihingwa kimwe bategekera abantu, ntago wabaho abantu babarandurira imyaka ngo kuko ngo ifite isura mbi, ngo kandi ngo kuko ngo cogame giye kuza ngo muvanemo iyo myaka bakayirindura n'ingufu nyinshi. Kandi uburyo babikorana burababaje, baba bafite umujinya, ni nkuko basenye ari amazu yo muri cyarugendo uzajya mu miliyoni makuru imyaka iri mu Rwanda. Nicyo kibazo. Kandi ntibazi yuko ibyo bintu uko babikora natwe turari tuzabivuga abazatugeraho. Bantu bo hanze genda nimba ntari napfa ntari nanafunga, nimuza n'abantu muzaba mwizeye bashaka kuri nyako, nimero yanjye murayizi, muzambwirege nzabatembereza. Aho kugira ngo mbajyane barinyahe barebe, bazaza ari benshi ndabizi, bazaza bamenye ukuri. Bajyaga batembereza abantu za Nyarutarama iyo umuntu yashaka kuba ari mu cyarugendo uri nashaka gutembera, ariko baje gusanga abantu batembera nijoro. Iyo bagendaga za Nyarutarama n'ahandi basangaga imiryango yose ifunze, ari ukwitembera mu muhanda. Basanga abanyamahanga benshi, n'amakuru nabonye yavuye mu bantu kandi babyegereye, basanga abanyamahanga benshi iyo bakeneye gutembera nijoro, ubuzima bwa nijoro muri Kigali buri Nyamirambo. None Nyamirambo bayihinzemo ubudehe. Nyamirambo ngo bubaka amazu kandi nta mafaranga bafite, kujya kubona inguzanyo nta kintu sheta, ntago bishoboka. Erega abanyamahanga bagenda babibona. Urabona uriya wanditse wakoze ni story filime yanyura, wabonye ko nanyuze Nyabugogo mu mafoto biragaragara. Umukobwa w'umuhanga cyane. Umukobwa w'umuhanga. Abanyamerika, Abongereza batangiye kuvuga ngo genocide y'Abanyarwanda atari y'Abatutsi. Nibone ko bari kubivuga nabyumvise mu makuru. Ntabwo umubano ukiri wa wundi, hari amakuru bishakira bagomba kumenya bakayabwirwa n'abandi batari aba guverinoma. Kuko guverinoma yo uburyo ikora
iritaka cyane, niyo yabaye iya mbere mu gushyiramo abagore, niyo yabaye iya mbere, ibintu byose ngo ni abambere, urumva. Ariko nyamara raporo nyazo z'abazungu ahubwo ibintu hafi ya byose baba ari abanyuma. Ariko iki kintu cyo kuba mbere indirimbo turayikomeza cyo guhora duharanira kuba mbere ariko ndavuga kuba mbere mu bivugwa si byanze kunze kuba mbere mu biriho, kuba mbere mu ikoranabuhanga. Njya numva ngo turaba mbere muri technology muri Afrika cyangwa turi muri batanu ba mbere, ariko hari ibihugu njyamo bifite giga bifite tukaturuka kuri 4G bari kuri 2G ariko ugasanga bafite internet yacu ingufu, ugasanga turaba mbere mu bukungu, turamba mu iki iyo ya mbere. Nge uzko nigisha muri kaminuza najyaga mbona machine imwe bayisangira ari abantu 4-5, ubundi ugasanga ni machine ifite operating system ishaje ku ibyo bintu by'abantu ba mbere ntabwo wamenya aho babivana. Gusa nicyo kintu nabonye ni umuco ahari nawe urimo wo kwitaka, none bagakunda n'ubataka. Burya abanyarwanda ntabwo bakunda umuntu babwiza ukuri. Cyakoze wenda bakera damu bw'abami ngo habagaho abase bagatera iby'ubuse bagakora ibisigo umwami akumviramo ibyo bamubwira, ariko ubu bisa nk'ibyahindutse, birasa nk'ibyahindutse. Abantu bafite ubwoba bwo kuvuga ikintu. Nabonye kinatangaje, uhura hari umuntu twari turi kumwe w'inshuti yanjye, twahuriye ahantu bihishe bien sûr, ko yaravuga ari mushinga ashaka gukora mu Rwanda, ariko arambwira ati tubonana, ariko ndabizi bakubonanye nanjye bawica, niyo mpamvu nta namuvuga. Ariko yarambajije ati jewe numiwe, ati RDF niki? Ndavuga ni RDF ni igisirikare cy'u Rwanda. Ati ko mbona imodoka nyinshi se ntago njya ndenga metero 2 nabonye imodoka ya RDF. Ndamubwira nti noneho sinayo gusa, ni babandi ujye ubona bambara imyenda nk'iy'abapolisi, ni special force. Imiryango y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu isa nk'iyabyibashijeho, bahindura gusa umwenda bari bava mu bigo bya ku Kigali mu bya Sorongi n'abasirikare. Nuvuga ngo none n'abantu duturanye abasirikare ubundi baba mu bigo kugira ngo uzangone ni umupolisi ubona gusa. Abasirikare baza bagiye mu myitozo bibera mu bigo cyangwa igihugu cyatewe. Ori igihugu cyose kuva cyarabaye militarize, aho unyuze hose uturanye ngo no kwa fandi wanyura ahantu ngo iyo byageze ngo kwa fandi ngo iyo byageze saa 11 ngo kwa fandi nta muntu uhanyura. Birazi ko ahantu hano yeshi umuntu atanyura ngo kubera ko ari kwa fandi, ko bona abantu bivangavanzemo. Nta nubwo ubona uburyo uvuga ibibazo watura, uvuga iteka ibintu byo gutaka. Ibi bintu byahereye kera mu kungoye yagiye akena gikoronize, aho umuntu yabaga yaraguhaye inka akaba yayikunyaga mu gihe utari kumuvuga neza. Nino uzabyumva umuntu akubwira ati kanaka buriya ararwana n'iki ko afite akazi keza, ni biki atangiye kuvuga ukagira ngo akazi baguhaye ni faveri, ngo ko wize si faveri baguhaye. Ariko kumva yuko ikintu baguhaye bagomba kugigufatiraho bakagutegeka ibyo ugomba kuvuga. Aho ngaho ugeze njya numva banavuga ngo ishyaka ryishuriye mu ishuri, ishyaka ngo ryazamuye mu ntera. Kizito tunajyaga numva bavuga ngo baramwishyuriye. Eske Kizito kumwishyura akajya hanze nuko si we wari ubikwiriye se yari ishyaka cyangwa yishyuye n'igihugu. Abantu banabyivanemo. Niba ujya kumva ngo perezida yatanze iki, ministre yatanze iki, ni budget ntabwo ava kuri konte ye, ni mu misoro yacu no mu mfashanyo. Donc perezida, ministre, umuyobozi kanaka afata amafaranga yacu twe tuba twamuhaye akayagenamo igikorwa, nta mafaranga yava ku mufuka. Inka ntago zitangwa n'umuntu, zitangwa n'igihugu. Igihugu gitanga inka ni wowe ni jewe, bigahagarirwa gusa n'urwego rw'ubuyobozi. Ariko ntago ari urwego, nta muntu bayavanye kuri cheki ye. Urumva ibyo rero ni ibintu nyine mubwira, ariko biracyari muri ya ndirimbo nyine ni igipindi ni ukubeshya byashya abantu. Tuzabubakira ngira ngo hari igipindi cyabaye ngo Vision 2020, twari tuzi ko twese umuntu azaba afite indege agendamo, ariko reba ukuntu bimeze, ushitura benshi. Utangiye shuguri rero nk'abantu shuguri byatangiye cyane nyuma y'94, aho abantu bari barahunze. Abantu bati tujye gushugurika ni ugusahura, no gufata ikintu mu buryo bwemewe n'amategeko wakoreye. Ukumva abantu bitakaga bavuga ko nta bujura buzongera kubaho, ko basimbuye barabajura, nibo bari kubomora amazu y'abacuruzi bahunze bagiye Zaire, bari kwigwizaho imitungo. Iyo niyo shuguri. Utangiye shuguri utangira n'ubukinduzi. Ubukinduzi ni violence, ibi byo kuritura abantu, kwica abantu cyangwa iki. Tumenye uwuriwe wibagirwa bagufashije. Hari abantu benshi shitani ndi kuvuga ni hose, ariko kwafata shitani no mu Rwanda hwire. Niba umuntu yaragufashije akaguha amasigara, akaguha za botine, akaguha
iriya myenda bambara ejo bundi ugasanga uri kumuharabika. Nta nubwo byumvikana ukuntu twavuga ko Bugande butadufashije, ni nk'urugero nta nubwo ari je bwafashije na FPR, aho sinzi ukuntu abantu ba FPR bavuga ko Bugande butabafashije, bwarabagize abaganda ari abanyarwanda, bukabashyira mu myanya ya gisirikare, bukabahana ahantu ho guhagurukira no kurasana no nimba bareba bakajya kuzivurira n'ibikoresho. Urumva ibyo rero ni intunzi. No ndavuga ni utubibamo mu nyangiri, ni ya mu nyangire twavugaga nyine usanga ari amagambo agaruka yayandi kanaka n'umuhanzi ariko go atabeze gutya ni ducuranga indirimbo ze kanaka ni tuzamuvuge nk'intwari ibintu nk'ibyo. Ucyo najya ku gice cya kabiri wavuze shuguri nigeze zatangiriye. Ese izi shuguri zatangiye icyo gihe uvuga nyuma y'intambara zifite umusaruro. Ndashaka kuvuga shuguri itari inyuze mu mucyo. Tujye no gushabika ubushabitsa aho murashakisha ngo yibesheho. Ko tuzi ko hambere hari abantu badodaga inkweto, ubu bakaba bafite za rukururana. Tuzi abantu basanaga amaradiyo, ubu bakaba bafite imiti bacuruzaga ubunyobwa cyangwa amatabi agakarito k'itabi ku gishoro cy'ibiceri bibiri gijana inoti ebyiri nyaneza yasirwa tukazijana. Ubu byahindutse ibiceri inoti zavuyeho. Akazamuka hereye kuri ku gakarito k'itabi n'inyanya n'ubunyobwa. Itabi bombo n'ubunyobwa. Ubu bakaba bafite amazu meza muri Kigali. Ni ubu ngubu birashoboka ko umuntu agira ikintu gitatangiriraho akagira hagera. Ukeretse uri mu itsinda ry'abayobora ntibishoboka na gato. Impamvu ni iyihe? Abayobora ntabwo batangira kuri bito, batangira kuri byinshi. Yes, impamvu ni iyihe? Nuko juste yazaba icyo bita classe sociale ebyiri, imwe y'abakire nayo y'abandi babakene bagomba gukorera mu bakire. Aho ngaho nabikubwira tukiri nk'abana ku bwa Habyarimana, ugira ngo usanga yararetse bavumwe tuvuga abatutsi bagiye bakira barimo ba Rwigara, bakaje guhakwa, basakumi, basise Varistimana imuhuri uko ridashira barando. Abo bose ntabwo MRND yigeze yinjira mu bucuruzi. MRND yacunganagwa n'igisirikare n'amashuri. FPR yo ibintu byose birimo. Akantu kose uhagurutse umuntu n'ijisho ry'undi. Kandi ni bwa bwoba bafite kuko mbere nabo babatkusanyirizaga amafaranga bakayabaha anyuranye. Basko badakunzwe cyane. Ikintu rero bazi yuko wowe nutangira ugakira ushaka kuzagira amafaranga wohereza. Niyo mpamvu bajya mu tuntu twinshi ugasanga ngo bafasha abantu bari gusenga ubwabo ntacyo bibatwaye, ariko bafite ubwoba yuko ari umuntu waba yakoresheje inama nkuko bo bazikoreshaga benda gutera. Dogo amayeri yose bakoreshaga bakoze ku buryo bayica. Ikijyanye batinya ko hari undi wakoresha. Ikijyanye na ekonomi rero ntushobora gukira, ntushobora guhembwa amafaranga menshi FPR itabizi. Bamwe ndeza narabyumvise ngo bacyuma nk'umunyamakuru cyuma yabuze amafaranga muri banki, biravugwa je sinabyemeza ariko barahwihwisa yuko hari amafaranga ugira kuri banki utayakoresha bakakubwira ngo abantu barayigurije bakayatwara. Urumva icyo ni ikibazo. Nuvuga ngo rero nta bantu bazongera gukira. Abantu bashaka kuza, niyo mpamvu usanga abantu benshi babagize ubwenge bigira Mozambique, bigira za Malawi, uretse ko nabo babatoteza nkuko nabikubwiye mu ijambo Kabarebe yigeze kubwira abana bacika cuma babwira ati bariya babaho ngaho twe turi Rwanda mujye mubamenya, basigaye baba bambere muri ibi avuga amazina yabo. Si ishema ry'igihugu kugira umunyarwanda ari wose niba ahagaze neza ari umuhanga, si ishema ry'igihugu. Na mujye harimo ibice bibiri iteka ibi bikibazo ngira ngo warabibonye uwo bita ndamwibagiwe ntuzaba yabaye Cardinal Kambando, wabonye ko byateye ikibazo kuri bamwe. Uwase ngire ngo wo muri za babirigi n'u Rwanda abadepite vraiment batajya bavugira ababuraya babarinyahe baricara kugira ngo batoteze uriya mwana gusa. Nicyo kiraka bari bafite cyonyine. Hari ndabiguteguje hari ikintu kubaza niba dukwiye kugira imitwe ibiri. Niba dukeneye inteko ishinga amategeko y'abadepite tukajya n'umutwe w'abasenateri, hari igenza bikubazaho tuzabiganiraho. Ariko wakomoza birakenewe cyangwa ntibikenewe, ibindi tuzabigiraho dutaye nyuma. Dukeneye kugira imitwe ibiri yombi muri uru Rwanda. Ngiye rero muri uru Rwanda ngiye kukubwira nkurikije ibyo bakora. Ugiye ubwenge bwanjye cy'amaso yanjye nyereka wenda n'ubusazi tu. Ngiye mbona habaho nk'uwo bita guide supreme akaba ari perezida agategeka bariya bose bakavamo, kuko ngewe mbona ari amabwiriza rero bakurikiza. Bariya abantu nta kintu bitege, baba bicaye bari bagomba gutora yego cyangwa yaba babwiwe. Nimwe abacamanza ngewe n'inkiko nazivanaho
n'inkiko nazivanaho bakajya bazica nka za gacaca rwose kuko urasanga nk'ubu gihe banyirukanye ukaza ko hari uwambwiye ati urajya kurega byarageze muri politiki ati muri politiki biba ari amabwiriza ati buriya nka Rusesabagina yakoze neza nubwo ujya guta umwanya icyaha kirahari iyo aburanira muri ntuza iyo aburanira muri East Africa muri Arusha Rusesabagina yari kuburana urumva kandi wenda hari n'igihe atari kubona nk'ijyano yari kuzabona uzabona abantu bose bavanye hanze nta muntu numwe wari kabuga iby'imihoro byavuyeho kandi icyo kintu cyambere yashinjwaga ko yaguze imihoro ubuditse kabuga iyo aburanira n'ahangaha imihoro yari kuvamo muri dosiye agubuza abantu baburaniye inama muri Gacaca bashyizwe n'ibanga tubyihorere gusa ni ibintu twibikira harimo Gacaca ibyo yakoze kuko ariko birumvikana hari hakwiriye buriya mu za Gacaca wenda nabyo tubigiyemo hari hakwiriye kuba abanyamahanga baza ariko abantu babiri barwanaga umwe ari hejuru y'undi undi aramubyukanye none wa undi umubyukanye ajye kumucira urubanza ibyo bintu se ntabwo kenshi byumvikana komeza n'indirimbo rero indirimbo navuga nti watangije akandoyi ni ibintu twabonye ni ibintu byavuzwe uburyo bica abantu bababoheye inyuma nibyo bita akandoyi cyangwa akandoni utangiza agafuni ibyo bintu inshuti zanjye nyinshi zambwiye ko byabaye cyane mu ishyamba mu gihe RPF yari iri ku rugamba abantu benshi barantumye barambwira bati harimo bagenzi bacu twagiye tubura ati agafuni kakaba aricyo gihano cyari gikomeye aho gupfusha amasasu ubusa haduyi bamwicishaga agafuni abitwaga bahaduyi rero bo bari abantu banyuranye hari n'igihe washobora kuba waragiye mu mutwe bagakeka ko wagiye utumwe mu gutata mu kunekera Habyarimana ibyo bintu byose nabibonyemo shitani noneho utugira abapfakazi ibintu bye guhera muri 90 kugera no kurenga 94 ngewe mfata mu Rwanda muri rusange habaye amahano akomeye kuko ubu ngubu twavuga amahano ya 90 mu banyabyumba nibo bayamenye mbere na za Butaro abantu baraza bajya hariya bahungira hahandi Nacyonga ariko mu Nacyonga zari zavuye mu ya 10 ubundi niza aho inkotanyi zari zafashe hari kwisige komine kwisige hari komeza noneho wabuze amaherezo yazo barahunze nk'abandi bose nibo bamwe bakubwira ngo bafite inzira ndende nibo bantu akubwira ko yaturutse ibyumba akagera muri Congo Brazza hari n'abagiye bicirwa mu nkambi barishwe mu nkambi nyine barishwe mu nkambi za Congo ariko ntago ahubwo ino ndumva batarishwe ahubwo ino nibo bicaga bamwe muri bo ko baravuga bati twe tuzu ubugome bw'inkotanyi nditwe tugomba ndiko baba babyivugiraga ndavuga nti none ibyo byose guhera muri 90 nakubwiye ngo jewe nta muntu ndobanura cyangwa nta muntu nkunda urupfu rwose ni kimwe ngeza no mu bahuye n'ibyago 9 na 7 9 n'umunani mu bacengezi aho bamwe bavuga yuko ari n'abacengezi bagiye mu buvumo barenzaho beto abo bose byadusigiye abapfakazi bidusigira imfubyi bitubibamo ubwoba bicecekesha rubanda icyo ni igitero cya kabiri ikindi noneho ni igitero kivuga yuko shitani nuvuga mu by'ukuri abantu bumve neza iyi ndirimbo ni ukuvuga yuko nta muntu n'umwe tuga gatoki ahubwo ndemeza neza ko abantu bakoze ibintu bibi babaga bakoreshejwe na shitani ko abo bantu mu by'ukuri bavutse ari utumarayika ari uduhinja ariko tugeraho twitwa amazina ateye ubwoba agahinja kakavuka ari keza kagahindukamo bagusora ese shitani ntabwo yabarengana rimwe na rimwe tukikorera ibyo twihitiyemo tukabimwitirira nibyo nyine nkuko nibibaye byiza tubyitirira Imana nanjye shitani sinaye nayibona ariko hari ubugome ubona ukabona ni indenga kamera ukavuga uti nta wundi waba ukora buno bugome nta muntu ukora buno bugome mu by'ukuri ni shitani yihishe inyuma y'abantu navuga ni watunyaze gakondo ubu rero harimo ikibazo gikomeye usiko abantu bigiraga gakondo zabo abantu hajemo ibintu by'isaranganya ugasanga abantu baraje kandi Arusha ntabwo ari kuyavugaga Arusha avugaga ko abantu iyo bataha batari kubaza imitungo ni nabyo Pasteur Bizimungu yasubiragamo ariko abantu baraje ibye nihereyeho ndi imfubyi isambu ya data niyo yari kumfasha abantu baraza bati ducemo gatatu twe twavuye kandi ugasanga bikoze hano arongera bikoze bakabikora ahantu hari ubutaka bushashe wakororeraho cyangwa buhingwa neza ntago babikoze ikibuye hari ibintu cyangwa za gikongoro mu bisi ntago ibyo babikoze ntago babikoze ahawuza ari Kibungo mu Mutara na hehe urumva ibyo nkavuga nti ubikoze bitari mu buryo bwiza
byaba ari ibikorwa bya shitani kuko kuza ugatwa umuntu ubutunzi bw'umuntu ntabwo ugomba kuburenganya kandi habaho n'ubutunzi ngo n'imitungo itagira bene yo nanjye narashone imitungo itagira bene yo ibaho ni uburyo bwo kugira ngo bayihe cyangwa se bari bene yo babashiture bazino nibazino kenshi umuntu umaze igihe yari hanze yarajijutse byitwa ko yahunze kenshi uzasanga nibo bari muri jambo ACBR ngo bafite ingengabitekerezo banavuga ko ngo bayonse mu abanyapolitike bamwe barabivuga Bizimana Jean Damascene wa CNLG ntatinya kukubwira ngo umuntu yonse ingengabitekerezo Tom Ndahiro ntatinya kubishyira kuri Twitter kandi bigashyigikirwa kandi William mubwiza ukuri aho ibintu by'iki gihe bitereye n'ubwoba nuko radio zizumvwa nka Radio Rwanda iha Bizimana ijambo igaha Tom Ndahiro ijambo igaha Buriya uyu mugore avuga ngo zayikenye damangiye twande ndamwibagiye ngo mu Bubirigi rimwe na rimwe kubibuka umuntu ababika memoire Yoranda bayingabire mahema kire nawe nabonye bavugaga ibintu byiza naramukundaga ariko nabone yaratangiye kujya mu bintu nk'ibyo bamuhaye mikoro avuga ibintu nk'ibyo nyine Radio Rwanda yo kwa Habyarimana ntabwo yigeze itanga ayo magambo na Bizimana uvuga ibyo azaze tubihanganiremo byavyaga kunyura kuri RTRM ariko Radio Rwanda ukafata baroro kumva ha ikiganiro cy'amasaha 3 Tom Ndahiro n'ukuntu yimakaza ibintu by'urwangano n'ibindi bimwe mu byatumye hashishikarirwa gushyira RTRM nuko hari ibintu bitashobora gutambuka ntabwo bazabaze ba mabirisi siyo mana hari aracyarihora menya aracyariho kuko niki kwereka abanyamakuru ba Radio Rwanda nimbarwa bashyizweho case ya genocide urumva kuko ariko ino barabikora rwose ku buryo ngewe jodute ko ibintu byabayeho n'ubundi bishobora kongera bikabaho mu gihe inyigisho twumvana ukumva Fadi Mubaraka yavuze ibi afandi Kabarebe yavuze ibi Yoranda yavuze ibi bikabacika ese Yoranda yavuga amagambo nk'ari yo guhekenya abandi bantu ayavuga mu izina ryandi iyo ni izina rya FPR cyangwa rya leta kuko ubona njye nawe bahara interview kuri Radio Rwanda na televiziyo y'u Rwanda bariya nabari mu kwaha kwa leta nta kundi leta itabashyigikiye ntiyabaha uruvugiro yabima uruvugiro leta irabashyigikiye urumva ni inzangano ziza tuzagenda duhererekanya ngo abana bo muri muri Mozambique bari gutera imbere abahano bagira ishyari babumve ko ari abanzi bibe gatebe gatoki gusa nta kindi ahantu navuze ni uhanika imisoro ngira ngo ku isi yose imisoro ni ikibazo hari ahantu hatabaga n'imisoro nka Uganda bakubwira ko imisoro yabo idateye ubwoba ushobora kugira ikintu wakwikorera cya kibazo wambaje ngo wahera hehe hasi ukagera hejuru Uganda byashoboka ari nacyo buriya nkundira Museveni genge nibaza nti bano bantu ko Museveni ari nka mukuru wabo kuki batiganye Museveni ngo batangirane igisirikare gikomeye n'uko bagiyobora gisirikare bagira bave mu gisirikare bajye mu gisivile bahangane gusa n'abanyapolitike abaturage babahe agahenge umuzunguza yakuri ijya agomba gukora inunda igomba gukora ibyo agomba gukora birute kwihesha buri gisura nziza ngo kumumbira igihe umunyamerika umwongereza abantu bawe baburaye biriya ntabwo gukunda abaturage bawe umugabo Colonel Dr. Kiza Besige afite amastation ya essence yinjiza amamiliyari y'amashiringi ari ino baba baramwize ko afite ingengabitekerezo baba barabitwaye kera kabisa none si ino ninde muntu utavuga rumwe n'u Rwanda wambwira ko afite umutungo ari ba Rwigara barawutwaye urumva ari uyu Rujugiro barawutwaye urumva mirimo umusozo rero dusomera cyanyuma ubundi dusoza batunyazi gakondo uhanika imisoro bamwe uradusenyera ni mu gusenyerwa ngiye kuva muri 90 nabibonye ejo bundi muri zabanyera nta wundi no kwa Rwigara nta wundi muntu nabonye basenyera ariko amugane mu mabyiruka yacu hari inzu bigeze basenya ibi ni made by n'ubudasa bwa FPR nibyo abandura bafunga ari abantu bafunga bazerwa ubusa ushobora kubona nk'abanyamakuru batatu ni wacu bafunzwe na n'ubu batari bagira bariya ba cyuma yafunzwe ngire ngo hafi umwaka dusanga ari umwere ari kugenda gusa bamwumvisha famiye yo kwa Rwigara Diane na mama we bafunzwe igihe basanga ari abere ari ukubumvisha gusa ukoresha utuzi rero ngo biteye ubwoba ngo byashoboka ko hari abantu baroga utu rero tuzi ndi kuvuga n'uburozi
hari abantu baroga mukaba muricaranye bakakuroga ukahita urwara stroke ukahita ugenda ukamererwa nabi. ariko hari indwara zitabaga muri uru Rwanda. Hari indwara zitabaga muri uru Rwanda. Stroke nta yabagaho. Ibyo byose ni udushya ni ubudasa. Ubushomeri wongera ubushomeri wimakaza ishimutwa, abantu benshi barashimutwa, ntabwo twabigira naho nayirangirije. Abashaka kubyumva neza rero ni ukuvuga yuko ibibi byose mbonesha amaso yanjye ntakemera ko ari abantu babikora, nemera yuko ari shitani bashuka ikabakoreramo. Ukabusaba iki umunyarwanda, ukabusaba iki umuyobozi? Nkabasaba yuko abayobozi bakunda abaturage bakareka gukorera ijisho, bakunda abaturage babo, bareke gukorera ijisho, kuko gukorera ijisho ngushimwe na za Jeune Afrique, ushimwe na hehe, werekana amazu yubatse neza, ureke utujagari, abaturage badafite isuku bakunukire kandi bagakwiriye kukubera abawe, dore ko bajya binyuramo ngo umutungo w'abantu n'abaturage, kandi nanone ukabona ntago ari byo. Niyo nama nabaha. Indi nama naha urubyiruko ni ugusoma, kuko buriya uburezi barabwishe, usanga bya za 9 za 12 harimo abana batakwandika niba ari uwigize gute, kandi abo bana hafi ya bose ni abana ba rubanda rugufi, abana b'abantu bakomeye tuzi, aba ba ministeri, aba ba generali bose, yewe n'aba president ngire ngo bose bize hanze muri Amerika. Urumva rimwe na rimwe speech bakatubwira ati dufite education nziza, ariko abana babo ntibige hano, abana babo bajya kwiga hanze. Bana rubanda rugufi bene ngofero, nimwige kuri internet, mukurikiriza ibi byigisho tubaha, izo diskuru babaha, mumenye ko hari n'ibindi bintu bihari, ubundi bumenye mwige, kuko iyo umuntu yize kumumanipira iyo bita brainwashing, kumwoza ubwonko, ntabwo bipfa kwemera. Urakoze cyane Karasira. Murakoze kabisa. Namwese mwadukurikiranye, turabashimiye. Mugire ibihe byiza. Twifuza igihugu gifite amahoro, gifite umutuzo, gifite umutekano, twifuza ineza buri wese. N'ukuri muri byose. Urakoze cyane. Murakoze.